aho gusa nta n'icyo mutumariye, mbabwije ukuri ntacyo mutumariye mwebwe. Wowe uretse mbabwize ukuri ako kantu bazagakosore, hari ibyo bamaze bazagakosore. Oya ako kantu uzagakosore, nimba ari no gushaka no kubana nabi n'abasportif tuzabikora. Nta bifiri hagati y'umuziki na sport. Reagan bagomba kumenya ko bagomba gushyikirana, tugomba gushyikirana kuko Reagan mbabwine Meddy arazwi kugeza no muri za Senegal za Cameroon, ndimbo z'abashyikira amasport machine ahantu hose arazwi, kuva South Africa kugera mu Misiri. Urana umuntu tweeting akapostinga akantu gatoya East Africa ukakamona, shyigikira n'uwo mukinyi utamuza mumenye kwera icyo tamugurisha, kuko iyo mupostinze hari umuntu runaka mumenye byanzwe ko agira icyo kintu nyine cyo kumwibazaho no gushaka. Ariko mwebwe muraho, abahanzi bacu muraho, gusa abantu nyarwanda ntabwo dushyigikirana. Twiga icyo kintu, twiga uwo muco Reagan. Nimba tubanye n'umwana wacu ugiye guhatana jonde, nabonye hari umukobwa wacu wagiye guhatana muri South Africa. Reagan ibintu bya biraho abakobwa ba Ariel Ways uyu Arine Sano ya bari yo muri Reagan mbambwire abantu tugerageza abanyarwanda dukiri iyo karande mbi ituvemo, tuba abantu bashyigikirana. Reagan umuntu natera imbere umwishimire, nta mpamvu kubabara, kuko nawe ejo bundi uzatera imbere bakwishimire. Hari ikintu bavuga, igihe utari wagera ku ntambwe yuko Imana iguteza imbere, komera abandi amashyi, kuko nawe umunsi uzagera hejuru nibwo uzabona abaye gukomera. No kuvuga ngo musunikane, mugezanye ahantu heza. Finally nibwo inganda zose ari izo z'imiziki n'imipira zizahuza zikaba uruganda rutanga umusaruro. N'abantu nimumva yuko bamwe bagomba kwicecekera bakihugiraho amashyari, ibintu byo kudahuza, ibintu byo kutumva no kutita ku bintu. Ariko reka nkubwire, babyuke bita ku bintu. Ari ibintu nyamona ibindi abanyarwanda twe kugerageza tunasoza, tugomba no kugerageza kugira icyo kintu nanone cyo gutangira kwiga nyine kumenya akamaro k'imbuga nkoranyambaga. Ndabona mwese mwaragiye kuri TikTok mwirirwa musubiramo ibintu abakecuru bo mu byaro bavuze, munabikoresha mukoresha imbuga nkoranyambaga mu buryo nanone bwa avantage igihugu. Mutwe entertaining ni byiza pe. Hari n'abana babikora neza rwose, nk'abitwa ba Vaneri bo nabizi pe, n'abari aba Kamanda n'abandi, ni byiza pe. Mutwe entertaining munaryoshye, ariko n'abandi munafite abo bantu benshi. Nawe nari kubwira, ariko nawe uri umusitari, mbona ugerageza. We n'abayingana reka mbashime, we na David bayingana mugerageza gupushinga, ariko n'abandi bagerageza. Yewe wayamamaje uri umunyamakuru cyangwa uriki, ndakurayikinga nkigendera, kuko ngomba kurayikinga mbibonye nkagira amahirwe nkabona wenda ngo runaka ngo wamamaje company runaka, like yanjye nyiterekaho, that's it. Reagan nkaba ndagushyigikiye kuko mvuga ngo mugenzi wanjye ateye imbere. Ibi ngibi niba niyo company niza no kureba ko abantu bavuga ati umuntu yacu dupostinga ibintu bimeze bite, hari like yangiriho, utanga uwo musanzu, mufasha abantu. Nimba ubona hari umuntu washyizeho akantu k'aka company ari kwamamaza, ntujya ngo uvuga ngo uzareba abantu bo mu Rwanda Reagan ukuntu tuteye. Ni umuco mubi tugomba kwikuramo. Satani mbi turimo, ubwo bukene bw'iyo satani ubukene bw'umutima tubwikuremo. Reagan reka mubwira ikintu kimwe, urabona umuntu, umuhanzi runaka, umukomediye, umunyamakuru, afite company runaka ari kwamamariza, sibyo? Yamamaje MTN nziza, Airtel, Mango, Inde, akeretseho hariya. Wowe ubibonye, aho kugira ngo ujye kurakinga ifoto yawe washyizeho, ndayikinga ya company, kuko ngewe mvuga ngo ahangaha nguteye inkunga yanjye ya company niza kurebera munako abanyarwanda bose ya message yabagezeho kuyibona. Nta kindi nuko washyizeho yarakaye. Abanyarwanda twiga icyo kintu, ni ikintu cyiza Reagan, kizadufasha kikaduteza imbere. Ni ikintu cyiza cyane. Nk'ako kantu uvuze, abantu bakazi ku mbuga nkoranyambaga gasubiremo neza. Hari igihe umuntu abona ifoto wenda tuvuge wenda nka Rugimbana yapostinze wenda Mango, akarayikinga iyo foto gusa ya Mango, ntago babibona ngo bavuge ngo hari ikintu wakoze. Jya kuri iyo Mango nyine iriya tag yakoze, ugenda uyilayikinga, none umere muyifollowinga niba ariko nabi. Niyo foto yasize uwo muntu ukitoka like nabire uyilayikinge ni kuyilayikinga, kandi ugasanga Reagan ushyiraho video ikarebwa n'abantu 20. Abo bantu 20 baje kureba ya profile ya foto bayibonye, ariko nta n'uwibwira ngo ashyiraho nakashyiraho akarayiki yigendera. Ako karayiki kadafasha mu bintu bigoye. Tureba ifoto ukajya tata ugakandamo kabiri gusa n'urutoki rw'igikumwe cyangwa nta kabiri ni ugukoraho kugira ngo cyo Imana ibahe umugisha icyo kintu mugikore. Kandi abantu badukurikiye kabisa twige ku kantu Reagan. Hanyuma bantu ntago twari turi mu kukibwirizwa, twari turi kuje kuko Liverpool idafite umukinnyi utanga imipira, ikeneye playmaker. Tuzagenda tubirambura tugaragaza uburyo izindi kipe nka Man U, ikipe nka za Chelsea n'izindi kipe ziri kwiyubaka muri yo departement. Chelsea ifite Havertz, Man ifite Bruno Fernandes na Pogba yanabikina, ikipe nka za Man City zifite ba De Bruyne, ariko Liverpool aho hanira harwaye. Liverpool ikeneye playmaker. By the way, dusozana Liverpool, Adam Rana amaze kurangiza medical mu ikipe ya Brighton Hove Albion, amaze gusinyamo imyaka 3 gisigaye gusara ku officializa gutwara Premier League. Gutwara Premier League rwose. Adam Rana yaranarize 10. Kamiri Giriki wamenyeka agomba kujya mu kipe ya Benevento, yamaze gutangira medical, yamaze akajya gusinyamo imyaka 3 yakinaga mu Monaco.
Monaco ubu ngubu yagiye muri Benevento Benevento irazamutse ariko nyuma y'uko Butaliyani nyuma y'uko wa mugabo witwa Daniel Sturridge yari aho ngaho gusa ubu Benevento yemereye kumwakira urumva na Aston Villa ngo miravuga ko yamwakira Daniel Sturridge hanyuma hakaba hanavugwamo kandi yuko ubonye ko ikipe ya Dinamo Kiev yamaze kwirukana umutoza Rochescu yamaze kugenda hanyuma Javi Garcia yamaze kuba umutoza ikipe ya Valence n'amakuru yagendaga azamuka muri iki gihe hanyuma Mbappé twabigarutse ko agomba kumara ibyumweru 3 hanze Oscar yamaze kuvuga ko azakomeza mu gihugu cy'Ubushinwa nta kibazo nabonye banatsinze muri Shanghai cyane hanyuma Djibril Sidibe wa Everton yamaze gusubira muri Monaco ubu ngubu niko ibintu bihagaze Djibril Sidibe aracyari muri